Yesu nashimwe inshuti z'Imana bashuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastor Placide nk'ibisanzwe tugiye kuganira ijambo ry'Imana nanone nk'ibisanzwe ndabashuje rero aho muri hose, abari mu Rwanda bashuje, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwenda bashuje, abari mu mwuka ndabashuje, abari gusenga ndabashuje, ndetse n'abari mu ntege nkeya namwe ndabashuje, kurako ndabizi ko bishoboka intege nkeya zibaho mu buzima bw'umuntu. Hari iki kigira akazi ibigeragezo byinshi, ibigeragezo bikaduca intege, bikatwereka yuko ejo ari habi, ariko ibigeragezo burya ntago ari yo vision. Ikigeragezo ni ikikugerageza nyine kano kanya, ariko ikigutegereje iherezo niryo ryiza kuruta itangiriro. Ikigeragezo ntago ariyo destination, ntago ariho ntumbe, ntanugo ariho naho tugana. Ibigeragezo ni bimwe mu nzira ducamo kugira ngo twige kuzihanganira n'ibindi birenze ibyo tuzacamo, kuko urugendo rwaguye ruruhije. Ni byiza rero kwihanganira ibigeragezo, kandi Imana igidufasha muri byo. Imana rero ni guhumugisha kandi ikugirire neza. Umunsi none tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, tugira ngo turebere hamwe n'umwuka w'Imana ikintu bita umuzuko. Ese koko abantu bapfuye bazazuka? Ese bazazuka koko? Ko abantu benshi babona abantu bapfa, ariko nta bantu harabona abantu bazuka. Ariko nubwo benshi batababona, hari abababona, kuko hari abazuka rwose. Imana iracyakora ibitangaza kuva nkuko yabikoraga na kera kugeza uyu munsi. Hari ababizi n'abatabizi. Rero uyu munsi none ndagira ngo tuganire n'abatabizi, turebe tubereke n'iki ijambo ry'Imana rivuga ku kintu cyerekeranye n'umuzuko. Ese koko umuzuko uzaba? Kuko abantu benshi bahora bafite ubwoba. Benshi akenshi igituma abantu batinya urupfu nuko baba bazi ko batazazuka. Batekereza ko bapfa nkuko ubaga inkoko kayirye kajya mu nda, ukajya kwiherera bikarangira, bakagira ngo nawe iyo tumaze gushyingura uriya mubiri biba birangiriye aho ngaho. Ariko ndagira ngo ndebe iki ijambo ry'Imana ribivugaho, kugira ngo ngiye ntaza kuza kuvuga ibintu bivuye kuri gihe nka Pastor Placide ukavuga ngo ibyo ngibyo ni experience nyine nkawe nk'umuntu, natwe dufite iyacu. Buri muntu wese afite uko yumva ibintu. Reka twifashishe ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 12, twumve icyo Imana ivugana natwe. Haravuga ngo ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo wazutse, bamwe muri mwe bavuga bate yuko nta uzuka? Niba nta uzuka na Kristo ntarakazuka, niba yambaye umubiri wa kimuntu. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu witwa antikristo nagera gukokana mukamenye, ni umuntu utemera ko Kristo yaje ku isi ari umuntu. Yaje ari Imana, ariko aza ari umuntu wuzuye 100%. Rero niba yarapfuye akazuka, ngo abantu bavuga bate ko nta uzuka? Yego koko tuca mu bintu bimwe na bimwe biduhinyuza, bikatwereka yuko ejo hacu ntawe. Ikibazo gukoreka ko ejo hawe ntaho ubuzima budahari. Ejo uzicwa n'indwara, ejo ukazicwa n'inzara, ejo ukazicwa n'abanzi bawe, ejo ukazicwa n'ibindi bintu biguhiga by'uburyo butari bumwe nawe wenda ntari bubace kurondora, kuko nawe ufite ibyuzi. Right, ureba bya bindi bituma utekereza ko ejo hazaza ubwo ntawe, ukagira ngo n'ejo hazaza umwuka ntawe. Impamvu nukora yuko nta byiringiro ubu wagize, watakaje kwiringira wavuye mu ijambo, niba warigeze kuri bamwe. Ariko ijambo ry'Imana ryo riratweretse ngo niba tubabwiriza ibya Kristo wazutse, tukababwira ko akiza indwara, tukababwira yuko abasha kugukuraho imitwaro ukiri kuri iyi si, akaba yarazutse, ninde wababwiye yuko nta muntu uzuka? Niba Kristo yarazutse, nawe ugomba kuzuka. Ahubwo hasigara ikibazo kivuga ngo niba uzazuka kuko nibyo koko urapfuye koko, kana karapfuye, uzazukira iki? Uzazukira kunezerwa cyangwa kubabara? Matayo ibice 5 havuga abantu bahiriwe abaribo. Bari abantu bahiriwe abenshi ari amahirwe n'aya nyuma y'umuzuko. Ngo hari abazaragwa isi, ngo hari abanyembabazi kuko bazazigirirwa. No kuvuga ngo nyuma y'umuzuko hari ibindi bintu tuzabona. Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo arimo areba mu bigibihe bizaza, yaravuze ngo nuko mbona isi nshya n'ijuru rishya. Hariho abantu bitwa abahamya ba Yehova bajya bigisha iby'isi nshya, ugasanga abantu benshi barimo barabarwanya, ariko isi nshya izabaho koko, n'ijuru rishya bizabaho kugira ngo tubibemo. Hari abantu rero bibaza ku kintu cyerekeranye n'umuzuko, akavuga ngo kana karapfuye ntarazuka, kana karapfuye ntarazuka. Kuva igihe bavugiye ko bazuka nta muntu ndabona uzuka, ariko Bibiliya igaragaza abantu bamwe na bamwe bagiye bazuka. Haribo n'abakozi b'Imana ngiye ubwanjye nakubwira bagiye bazura abantu. Bibiliya itwereka ko Tabita yazutse,
ari witwaga Doruka bitewe n'imirimo yakoze, itwereka Lazaro wazutse, itwereka umwana wa Yayiro wazutse azuwe na Kristo igihe yamusangaga mu cyumba bamuzanye, akavuga ngo umukobwa ntago yapfuye ahubwo arasinziriye, aramuhamagara arazuka. Bibiliya itwereka ko Lazaro Yesu yaje akarira, akababara kerekana agahinda nk'umuntu, yarangiza akamuhamagara akamubwira ngo Lazaro sohoka. Yamara gusohoka bakamuhamburaho ya myenda yose akongera akabaho. Rero biriya ni ingero Yesu yashaka gutanga. Nta kintu kimwe Kristo agiye akora hano mu isi atari urugero rwo kutwigisha ibizazanyuma. No kugira ngo nuhura n'umuntu wapfuye azigera wibwira ko atabasha kuzuka. Biriya mu magambo make ni sample y'ibyo tuzabona Kristo yabaga ari gutanga. Buri muntu wese rero uriho kuri iyi si uko ariho kose, yaba ari uwapfuye kera, Aburahamu azazuka, Yakobo azazuka, papa wawe nturunaka niba yaritabye Imana azazuka, nanjye mama Jeanne azazuka kuko yapfuye. Ahubwo dusigarana ikibazo cyo kumenya ngo nibazuka bazazukira iki. Kuko uyu muzuko uzabaho tuzaza tugiye kujya mu rubanza. Ngo bamwe bazazukira kubona ubugingo, abandi bavuzukire gukorwa n'isoni. Hari ikibazo cyo kwibaza ngo mbega ni wowe nuramuka uzutse uzazukira iki. Uru rujijo rwo kuba utazazuka reka ndukuzeho ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko niba bamwe mwigisha ibya Kristo wazutse, kandi nawe ukaba wigishwa ibya Kristo wazutse, ni umunsi wa none ukaba witwa umukristo, ni gute uvuga ngo ntago wowe uzazuka? Ni gute ushidikanya ku kintu twitwa umuzuko? Kandi Kristo ikintu cyose yakoze ni ikintu kizakorwa ubuzima bwose. Niba Kristo yarakoze ibitangaza bigomba guhoraho. Niba Kristo yarazuye abapfuye, ni ukuvuga ngo niba hari abazutse yarazutse nawe ubwo akazura abapfuye, ni ukuvuga ngo kuzuka bizahoraho. Ni ukuvuga ngo na nyuma umuzuko uzakomeza ubeho. Hari abazapfa bazuka abandi batarazuka kubera ko Imana ishaka ko bagaruka hano mu isi ifite icyo ishaka kwigisha abantu. Hari abantu benshi bagiye batanga ubuhamya bw'abantu bazutse, hari abazutse bagenda babutanga nubwo abantu badashaka kwemera, ariko ibyo byose bikomeza kubaho muri iyi si. Ngo ariko ngo nimba koko abantu batemera ko Kristo yazutse, ngo ubutumwa twatwigisha ubutumwa bw'ubusa. Kuko niba Kristo yarazutse ariho tubigisha, ukaba ukifite ikibazo cyo kuvuga ngo ntago ngiye nzazuka, Kristo bwo ntago ari akazuka rero. Ubwo rero twaturi gukorwa n'isoni kuko twaturi kwigisha Imana itabaho tukigisha Kristo utabaho. Uko niba wemera Imana igice kimwe ibindi ntubyemere, ufite ikibazo muri wowe. Ntabwo rero Kristo yapfiriye kugira ngo tuzahere mu gitaka. Yaragiye kugira ngo atsinde urupfu na Satani. Niba aratsinze urupfu na Satani, ni ukuvuga ngo tugomba kuzuka uko byagenda kose. Niyo wapfa agashira imyaka 500 uzazuka. Ahubwo ikibazo ni nongera kukubaza, uzazukira iki? Uzazukira gukorwa n'isoni cyangwa uzazukira kunezera? Kuko Imana izatuzura nkuko yazuye umwana wa Yesu Kristo. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nkuko cyakura bamwizeye bakemera izina rye yabashobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ntago Imana ishobora kuzura umwana umwe ngo isiga abandi. Niba twarabaye abana b'Imana ku bwa Kristo ikaba yaramuzuye, ni ukuvuga ibyo yamukoreye byose ibasha natwe kubidukorera. Yaravuze ngo ngiye kwa data guhabwa ubwiza bwanjye, natwe nitujya kwa data tuzahabwa ubwiza bwacu. Ubwiza bw'uko natwe twazutse tuzazuka tujye kwa data tugere duhabwa ubwiza ubw'Imana yadusezeranyije. Yakora avuga ngo cyakoze ngo uko Kristo azasa niko natwe tuzasa. Nshuti yanjye, ntugire ubwoba bw'urupfu, ntugire ubwoba, ntugire n'ubwoba bapfuye, bapfa kuba barapfuye bizeye Kristo. Abo bose ngo bazazukira ubugingo buhoraho, bazazuka baje kunezerwa, bazazuka baje kwakira ibihembo byabo. Nitwirengagiza ko harimo n'abazazukira gukorwa n'isoni n'umubabaro n'agahinda no guhekenya amenyo, kuko nicyo bakoreye. Erega ni uguhembwa, buri kintu cyose umuntu akoze ahabwa saleri ingana n'icyo yakoze. Niba ukoze amasaha yose ukayuzuza, habaho overtime, habaho n'abakora bagakora. Niba warakoze rero ibi uzahembwa ibijyanye n'ibyo wakoze. Ariko muri muntu wese uzapfa azazuka. Umunsi w'imperuka azazuka. Bamwe bazukire kurwa n'isoni, abandi bazukire ubugingo buhoraho. Nshuti yanjye, kano kanya rero ndagira ngo ngufashe. Itekerezaho umbwire wibaze niki ugiye kuzazukira. Ko tubonye yuko abazuka bazazuka, ariko wowe uzazukira iki? Uzazukira kurwa n'isoni cyangwa uzazukira guhembwa? Tuzahembwa ibintu bitandukanye bitewe n'ibikorwa bitandukanye twagiye dukora. Ariko ibikorwa bitandukanye nabyo reka kakantu mveho nkavuze. Abantu benshi bajya bibwira yuko abantu bamenyekanye mu mirimo ari bo bazahembwa ibintu bikomeye. Ya uzahembwa ibikomeye bitewe n'ikigero cy'ibyo wahawe gukora. Niba warahawe gukora ku rwego rwo hejuru, uzahembwa kuri icyo kigero.
niba wahaye gukora urwego rwo hasi uzahembwa ku icyo kigero. Ariko reka mvuge nivuga ikigero tugira ngo uwahaye gukora ku kigero cyo hasi uzahembwa ibiciriritse. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese niyuzuza ibyo yahawe 100% azahembwa 100%. Kandi wakoze mu rwego rwo hejuru wakoze mu rwo hasi bya byiciro byo kwisi nibyo mvuga bazahembwa kimwe kandi bazareshya. Aposo wakoze ubwa apotre bwe neza azahembwa kimwe na profete wakoze mu profete bwe ku kigero cye 100%. Inyenyeri cyangwa se amakamba tuzayambikwa bitewe nuko twagiye twubahiriza inshingano zose twahawe tukazisoza neza. Icy'ingenzi rero nuko uzazuka uje guhemberwa wa murimo wahawe, wa murimo ukagusoza neza ku buryo Imana uzaba ibyirato byayo nkuko yirase Yobu akajya mu bigeragezo, Yobu ibigerageza akabivamo neza agakomeza kuba ibyirato by'Imana, akaba azazuka agiye guhabwa ibihembo. Paul yavuze ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro ngo nigiye cyanjye gisohoye kugira ngo mpabwe ikamba ry'ubugingo ngo ryari n'Imana yabikiye abayizeye bose. Ariko ngo ntago ari giye gusa ngo nabategereza kugaruka kwe no kuboneka kwe ko umwami wacu Yesu Kristo. Hagiye umuntu uzagukanga ngo akora muri dimension yo hejuru ngundi ngakora ngo muri dimension yo hasi, biterwa na dimension wahawe. Ugomba kwimanaginga ukaba mwiza muri yo, nicyo kintu cyonyine usabwa. Imana ari guhumugisha. Shira ubwoba rero wumvaga yuko kupfa uzapfa buhene cyangwa buka bikarangirira aho ngaho, menye yuko urupfu rwawe no kwimurwa ukajya handi kandi ukazazuka ukazukira guhabwa ikamba ry'ubugingo buhoraho. Impamvu bivuze bari cyo ugaharanira, ntuharaniye kuzakorwa n'isoni ahubwo uharanire kugira ngo Imana izakwirata ivuga ngo dore umwana wanjye Kristo azadushira aratumurika avuga ngo dore kanaka dore placide wakoze ibi nibi naramuhaye gukora dore arabisoje nguyu mwakire umuhereza ibihemba akwiriye. Icyo nicyo gikwiriye rero kugira ngo tuzanezerwe twirata. Imana igumugisha rero. Reka dusenga Imana yacu rero dusoze tuyisabe kugira ngo izidufashe muri urugendo, nubwo tuzapfa umubiri uzapfa ariko tuzazuke duzukanye umubiri mwiza nk'uwa Kristo, kuko nawe yapfuye amaze kuzuka abwira abigishwa ngo ntimunkoreho ntaragera kwa data. Natwe rero reka ubwo tuzaba tuzutse tuzazukana umubiri udakorwaho. Imana ibahumugisha kandi bagire neza. Reka dusenga Imana yacu. Mana ndagushimira ndaguhimbaje kuri Imana nziza, ndagushimira neza n'ubuntu bwawe, ndagushimira kuri Imana idukunda kandi Imana ituzirikana. Ndagushimiye ko Mana nyiringabo watanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo apfe narangiza azuke kugira ngo natwe tuzapfe kandi tuzazuke, kandi ukagaragaza ko urugendo rwose Kristo yaciyemo natwe tubasha kurucamo. Reka buri muntu wese arufite ubwoba bwo kuzapfa ntazazuke, Mana nyiringabo abushire ahubwo atangire kwibaza icyo azazukira. Uwumva azazukira gukorwa n'isoni akwakire nk'umwami n'umukiza, hanyuma mwami nyiringabo umuhindurire identite, yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, yandikwe mu bwami bw'ijuru, ahabwe identite y'ijuru, akubwe mu identite y'ikuzimu. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsengeye mwende data mushiki wanjye wese ushaka kugira ngo yongere gusubira mu bwami bwawe, reka umugirire neza kandi ukomeze kumutabara, umwambike imbaraga zo kuva mu butware bwa Satani yinjiye mu bata bwa Kristo. Imbaraga z'Imana reka zigendagende hirya no hino ku isi zikore kuri abo bantu bafite ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo. Abarwayi bakize, abarwayi mu mwuka bakize, abarwayi mu mubiri bakize, abacitse intege ubambika imbaraga, kandi Imana nyiringabo ukomeze gukora imirimo n'ibitangaza. Ibyo byose mbisabye Imana Data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahumugishe inshuti zanjye kandi ikomeze kubagira neza. Ni Pastor Placide nk'ibisanzwe, icyo nabasabira nuko mwazabona ubugingo buhoraho. Shalom shalom shalom.